yandi meditation kabisa. reba isura uyu mwana afite inkovu reba mani dore amenyo bro mani bro visage en plus ngo bizavemo muri visage mon frère. Ukuri kw'Imana dore umwana ndebera agahinda umwana afite mu maso. Oh no. Ndebera agahinda no. Ndebera agahinda umwana afite mu maso bro. Ndebera agahinda umwana afite mu maso. Mani mufashe kabisa. Reba yaramubaze. Reba muri iyi minsi iri kariya kantu ko kuvuga izina ry'Imana yaramubwiye ngo muri iyi minsi iri imbere ngo Imana ngo ikurinze urupfu. Hari umuntu ushaka kukwica arabitubwira twese turinze urupfu kandi n'ubundi babikubwira se uriho ubundi umuntu yaza yapfuye akakubwira ngo zuka Imana irarupfu. Ikintu kiriho erega uyu mwana yagonzwe tariki. Yaramubwiye ko agomba gutandukana na ya mpano. Yaramubwiye ati ngiye kukubwiza ukuri ntago ndi bukubeshye. Atugiye ugomba gutandukana. Ibaze gufata umuntu mukundana ukamugira gutya. Kuko se aba bahanya b'abahanzi ninde wabaroze kuri abagore baba amazuru. Ndebera yafashe umwana muri mizuru. Dore ndebera ukuntu yagize umwana w'umukobwa. Ndi ahangaha ni hamwe yamugonze. Niho yamugonze. We yamugonze tageta ari kumwica. Ni mara kese yashaka kumwica. Yashaka kumutwara ubuzima. Ndebera ariko kagira mushiki wanjye gutya. Dore kino kikuri. Dore kino gice. Ndebera. Dore ubwanga ati nk'ubu ngubu ukafata umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bukamugira gutya bro. Niki mutabona? Ndebera no kuri kw'Imana. So rero ngiye no nyuma y'ibyo byose aya n'amenyo yaramurumye. Aramuruma dore aya n'amenyo mu ndebera inyamaswa. So icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki. Ibi ntabwo ari ibintu byo gutoroletinga. Yego turashima inzego pe sha RIB thank you. Uyu kazungu mushya uresha iryo jambo nyagupfa aragenda akimara gukorera uyu mwana akimara kumugonga. Byagenze gute kabatera story ukuntu yatangiye. Mutapinga screen kabatera story ukuntu yatangiye. Mbere yuko amugira uko. Akubita umwana akamugira uko. Ariko ukubise mushiki wanjye gutya nakurangiza. Umuryango wafava mufata umwana wanyu mutazamubura. Mufata uyu mwana mumuvana mu kira kiwerewere kitazamwica. Urimo kumva? Byagenze bite rero story time rashana mahereze nkuru ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo ndebera umwana ukuntu ari mwiza bro. Nge nazana Kalachnikov. Ni ukuvuga ngo amakuru uko avuga wenda umukobwa urumva ko yifitiye n'ibibazo afite ihungabana mu kuvuga ke mwumvishe ko avuga amagambo make. Urimo kunyumva asobanuye. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi ngiyi ni murder case. Yashatse kumwica. Ntasi byo. So ni ukuvuga ngo iki kihambirwa bavuye mu rugo mu ntega amatwi. Bavuye mu rugo baragenda. Ngo yabwiye uyu mukobwa uyu mukunzi we aramubwira ati tuye muri sauna. Umukobwa aramubwira ati ntabwo ngiye njya muri sauna ariko nta kibazo ndaguherekeza niba ushaka kujya muri sauna ndaguherekeza. Ngo aramuherekeza muri sauna. Amushyira mu modoka baragenda. Ngo bari kugenda bageze mu nzira umukobwa abona imodoka imbere ariko undi ngo yari kuri telefone ari kuvugira kuri telefone y'ampano. Aramubwira ati ariko se wowe uri kuvugira kuri telefone ntabwo uri abapolisi imbere ugira ngo bagufate bagufunge. Ebana ngo umuhungu nyamunsi niyo aramaze kumwe bimogi ngo aramugurukana aramutuka wa kigoryi we aramutuka bamumerera nabi. Banyura ku bapolisi bakimara kunyura ku bapolisi ahita hagarika imodoka mu muhanda aramutuka. Mugati wandaya we mani amukorera tortire mbi arangije amubwira toka kwa gari yangu ahita amusora mu modoka. Urimo kumva amuturumbura ibyo ngibyo ndi kubisubiramo ariko umukobwa amaze kubivuga ntabaze kubibabwira ntimumaze kubyumva. Amusohoye mu modoka umukobwa mu muhanda hagati aravuga ati ndagira nte.
ahita uyu mwana w'umukobwa muri kureba hano nibwo yavuze ati reka nze mfate moto nsubire mu rugo. Wagira ngo wari uhari mabere ya nyoko. Umva we Kigali vibes zika nk'uboroki wo kaborokwa urakaborokwa muri ubu buzima ugende tuzahurire mu bundi butayipuka kubitwe n'inkuba. Kagwe ku gasi ku manyoko. Ipu kabwera bwere karwa ruheri ku kibono gusa ntakiri nakubwira wabutunawe wabushitawe kosho de la forêt. Iki wowe uretse no gukubita umugore wowe wakubita na nyoko. Ipu ndakuvumye. So byaje kugenda gute bro? Umwana w'umukobwa yurira moto kwa kundi umumotari akimara kumuhereza kasike yuriye moto ya mpano yakirije imodoka ngo muri ginane yakubise umwana w'umukobwa n'umumotari. Ngiye guhamagara umumotari nonaho, ngiye guhamagara umumotari. Ninde muntu uri mu Rwanda ngo afashe kumbwira umumotari aje hewani? Hagira umuntu ufasha ariko se zagira gutisika zanjye mutapinge screen baryamye. Urumva bro, ibaze gufata umwana nk'uyu. Hari ibyo nari muze kuvugira hano byatumye mbabara. Urimo kunyumva? Sankara wiseka hagisekere kirema. Urimo kumva? Hagira umuntu unyandikira iyi nimero. Hagira umuntu unyandikira nimero ya motari. Hagira umuntu unyandikira iyi nimero amuhamagare kuri ufite telefone gasanzwe Sankara. Irimo simukadi niyo ndi gukoresha. Ninde muntu ufite we ikibuga mpuzamahanga? Karma uranyumva? Gusa napfumbase umugabo aya masaha. Umugabo su yaramugira. Nawe ari igishegabo. Ugira umugabo sha. Wowe wita teta urahari? Ariko uraseka. Teta rimwe, teta kabiri. Ariko se nkanga baje kubyagira hano baje kwabya ibuka mama. De Lucas uherereye. De Lucas uri he? Ndi hano. Uherereye he? Utuye Kigali. Okay. Ufite telefone ruhande? Telefone hindi? Yego. Nayibona. Wayibona ntayo ufite? Ndayifite. Urayifite? Nguhe nimero? Yeah, it's okay. Iriho amayinite? Andika 078 078 40 40 59 59 6 6. Urumva bro, ibaze gufata umwana nk'uyu. Hari ibyo nari buze kuvugira hano byatumye mbabara. Urimo kunyumva? Sankara wiseka hagisekere kirema. Urimo kumva? Hagira umuntu unyandikira iyi nimero. Hagira umuntu unyandikira nimero ya motari. Hagira umuntu unyandikira iyi nimero amuhamagare kuri ufite telefone gasanzwe Sankara. Irimo simukadi niyo ndi gukoresha. Ninde muntu ufite we ikibuga mpuzamahanga? Karma uranyumva? Gusa napfumbase umugabo aya masaha. Umugabo su yaramugira. Nawe ari igishegabo. Ugira umugabo sha. Wowe wita teta urahari? Ariko uraseka. Teta rimwe, teta kabiri. Ariko se nkanga baje kubyagira hano baje kwabya ibuka mama. De Lucas uherereye. De Lucas uri he? Ndi hano. Uherereye he? Utuye Kigali. Okay. Ufite telefone ruhande? Telefone hindi? Yego. Nayibona. Wayibona ntayo ufite? Ndayifite. Urayifite? Nguhe nimero? Yeah, it's okay. Iriho amayinite? Andika 078 078 40 40 59 59 6 6
gatandatu gatandatu tena yeah. Twagiye iyo nimero ndashaka kugira ngo tuyihamagare. Yihamagare numva. Ni yande? We yihamagare. Mubwire ngo muyihamagare mvugane nawe. Leta nivuganira nawe. Kanumve. Kisa nk'idacamo. Umugabo ndakugirane. Irimo kuba call fail. Reka nzisubiremo ndebe nimba izambwa arizo. 0784 05 96666. Exactly. Zirimo ziraba call fail. Utari we yarahabutse. So ahangaha iki gicucu ibintu nibire, iyi nkuru ni ndende. So nyamuca iyi kanza kwereke Nagirimo aragenda nagikunda. Mungu wangu. So abantu mwumvishe amagambo y'uyu mukobwa muri hehe? Abantu mwumvishe amagambo ya Vava murahari? Muri he? Nimero iri guhamagarwa na benshi. Ese mama niyo mpamvu? No, igomba guhamagarwa n'umuntu umwe. Reka mwihamagarire. Reka mutapinge screen. Turashize. Jesus. Tapinge. Ya mpano yashaka kwica umugore we. Nako fiance we. Tareke amahanga. Yarashaka kumwica. So ndashaka kugira ngo mbabwire ngo nyuma yuko umukunzi wa ya mpano atanze testimony amaze kubivuga, muragira ngo ndenze wiki. Hari ikintu mukeneye kumva? Ndi kubabaza. Give me a second. Nyuma yaho naje kumenya amakuru. Ndashaka wumve uburi manganya. Inyuma y'ibyo byose kukimara kubikora, ya mpano yaje kumenya ko umudamu yagiye kumurega. Hari dufite abantu 1700. Ariko mwankaniye kuri mwatapinga screen mugakanda kuri iyo boro. Abantu 1700 munkurikiye hano ngiye kubakinira audio. Ya mpano ejo kikimara kumenya ko bagifashe. Zamukano ushobora gufollowing no pya. So byaje kugenda gute? Wizi ngo bimeze bite umusa? Abantu 1800 byaje kugenda gute rero? Mutapinge screen ngiye kubakinira ama audio. Wumva ukuntu rwahise rubigenza. Give me a second. Ngiye kumyutinga gato. Wizi bwira abantu batapinge. Abantu 150 mushaka kuzamuka murakicwa n'ubururu mumaze mutapinge. Ndazamura umuntu watapinze cyane. Mwashyize muri request muri benshi, ariko niba hari umuntu ufite testimony n'undi buzamuri abandi mutapinge screen. Period. Yego. Abo n'abantu bagufollowinze musore. Muntize umwanya gato. Give me a second. Nagarutse ibintu birakomeye. Musharinge live. Nagarutse. Niko wiza. Ni iki ko wabyukiye hano hejuru n'amahoro? Kudisanze hejuru se.
urashaka kuba umubloga so uyu mwana w'umukobwa nyuma yo kubitwa akagirwa intere bro ntabwo Godfather ngenzi yigira nemera ihohoterwa rikorerwa umuntu ngo aza kuri ibintu ndebera umwana ukuntu ameze hanyuma ndebera ukuntu yamugize yaramukubisa mugira inyama ahangaha yaramugonze yashakaga kumwica kabereke yashakaga kumwica ntuzi mwamushakiraga ntabwo mubyumvishe ndi kukubaza murabyiyumviye ntabwo mubyumvishe give me a second ese izina ry'umukobwa riri hehe the reason why ubu nibwo mbonye impamvu byari byanze mutapinge screen kugira ngo network iboneke nawe impamvu itari gukunda okay kuvuga ngo niwitegereza hano bro ibaze gufata umuntu mukundana ukamugira gutya kose aba bahanya b'abahanzi ninde wabaroze kuri abagore b'abamazuru ndebera yafashe umwana muri mizuru dore ndebera ukuntu yagize umwana w'umukobwa ndi ahangaha ni hamwe yamugonze niho yamugonze we yamugonze tageta ari kumwica ni mana kese yashaka kumwica yashaka kumutwara ubuzima ndebera ariko kagira mushiki wanjye gutya dore kino kikuri dore kino gice ndebera dore ubwanga ati nk'ubu ngubu ukafata umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bukamugira gutya bro niki mutabona ndebera no kuri kw'Imana so rero ngiye no nyuma y'ibyo byose aya n'amenyo yaramurumye aramuruma dore aya n'amenyo mu ndebera inyamaswa uravuga urabizi dore umwana w'umukobwa dore yarakubise umubiri wose yawugize inyama dore umwana ibipfuko ari kwa muganga dore ibi rero RIB yafashe amabyi irafunga kumva wiswe nirashaka iki sari Godfather RIB yahise afata iki werewere iragifunga ariko noneho aha ni waruzingiye kifashe bite mutapinge screen turukumva Sankara ngo nyamara Sankara ubaye iki ngiye gukira amajwi mu ntiza akanya gato mu ntiza akanya gato
Okay, mutega amatwi murebe hano rero, murebe hano. Ahangaha ni ya mpano ejo. Reka nze ninde muntu nsomera kamaze impindure ntuza pano. Give me a second. Reka ngire gutya. Ahangaha biraza gusomeka neza, rega iyi ngiyi bayita tekinolojiya reka basomere. Ya mpano yarateruye yandikira umugore we ati musome. Icyo nakubwira cyo muri gusoma, icyo nakubwira cyo ari ukugira ngo njye kwitaba RIB nakwiyahura ugasigara wishimye. Urimo kumva? Musome, ni musome. Uyu ni ya mpano. Nukuri kw'Imana Diane nura mugore wa ya mpano niko yitwa. Nukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzaye kwitaba RIB nakwiyahura mbigusubiriyemo. Nukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye. Ahangaha yari kumutera ubwoba ngo ntajye gutanga ikirego muri RIB ngo najya ngo yakwiyahura. Muri kubireba? Dore kamuhiya. So wibaze, nyuma yo gufata umuntu akamubaga akamugira inyama, dore message yamwoherereje. Nukuvuga ngo nyuma yo gukora biriya, hanyuma reka mazi wagira umuntu gutya warangiza ukamukangisha ngo kwiyahura, urakiyahura nyine. Ndebera, umaze kugira umuntu gutya warangiza ngo waho kugira ngo uje kwitaba RIB, ariko abantu abatindi barikunda kabisa. Ufashe umwana wundi muntu, ufashe umwana w'umunyarwanda kazi umugize gutya, warangiza ngo uriyahura, uziyeba wanapfaga itu. Murebe, ndebera, arangije dore ibintu yagiye kwandika. Nyuma ngo aho kwitaba RIB ndiyahura, hari kuki mbere yuko ufata umwana ukamugonga ukamwurira ari kuri moto, kuki utafashe imodoka ngo ujye kwiyahura yirenze umugina? Murebe, gitare cy'amahanga, ndaje bakinira amajwi, ndaje bakinira audio right now, right away. Mutaping screen. Ahangaha nababwiye ngo uyu munsi murahava mufite didi zamuka. Kamuhiya wowe inyegere bingendekera neza. Abantu mutaping screen. Funga mic yawe madam, funga mic yawe cyangwa nawe uzashaka umugabo ajya kudiha. Mutaping. Jesus, mwihangane gato ngiye kubakinira audio. Tapote la famille. Tapote. Mutaping screen. Turashize. Okay, mwamaze kwitegura? Mumbwire ngo we are ready. Mumbwire ngo turiteguye. Ariko nkaka kawuza mu imbere. Mumbwire ngo nimumara kumwe ngo turiteguye, mutapinge tugere kuri 600 mfite nkina audio. Niko Rusi? Yes. Ako ntokanyitabe gutya nk'ikigegera. My bad. Sorry. Maze nk'uyu nguyu none ubu ni wo kwiranya na ya mpano by the way. Imvaho. Turi kumwe? Nanjye numiwe buriya kabisa.
biba bibabaje. ahubwo nuko wamwise Vava kandi yitwa Diane Vava. Ya ni Vava ni izina Niyo rye. mpamvu nabanje kuba confused. Wabanje kuba ya niko biba bimeze. Yereka bagomba no kugira yitwa Vava. So Pionika karame amagambo y'umugore wa Yampano urayumvishe? nayumvise ni kesi nari nyizi kuva ku wa gatatu. Wabashije kumva aya magambo? Ntuza icyo naje uri kwerekana ntuza kuri kunya komeretse n'iriya chat ya Yampano. Ariko kuva ku wa gatatu Yampano yagiye Gisenyi ibyo nari mbizi. Nari bimaranye iminsi nk'ino. Yampano arafunze, urabizi ko afunze? Yari ari Gisenyi nto ndakeka ari yafatiwe ko ikibazo nibaza urumva ko ku wa gatatu nibwo twabimenye nka nyuma ya saa sita. Yego ko Yampano yakubise umugore yaragize akanamugonga. Hanyuma Yampano agenda agiye Gisenyi uko yari yagiye Rubavu. Urumva ari Rubavu rero harabatubwiye ko yafashwe ariko ku munsi wakurikiye mbona yibereye kuri live kuri TikTok sose ahubwo nabaye confused kuri ibyo ngibyo. Ukuntu byagenze yagonze umugore we tariki 24 z'ukwa gatatu. Nibwo yamugonze. Akimara yaramaze igihe yaramugonze, arangije kumugonga aramushimuta amutwara mu rugo aramukingirana. Yanga ko asohoka akajya munopfura akubita hushura. Fundi guruka amukandaho fundi guruka kubita ipfukunyira. Yafashe umwana ashaka kumwica ahagaze. Urimo kumva Ibyo biracyabaho kwe. ariko noneho hari ikintu mwirengagije yamanje ni ukuvuga ngo urumva akimara kumukorera uriya mwanda urimo kumva bya biri mwabonye. Ariko uyu mwana mukobwa uva gusenya ariko se ni gutajya kumupiri. Benda waramutse maze kumva ubuhamya bw'uyu mwana nje nakurikiye amakuru. Muribuka inkuru nakoze Yampano ari gusambana n'umukobwa kuri kamera? Baje hadi baramaze gufungwa. Turi kujyana yafashe umukobwa nani Benda nguhamagaye ndashaka kugira ngo dukore challenge muri iki gitondo. Ndashaka kugira ngo ubone amafaranga uzakoresha next week afatika. Ariko ndikumva wibereye mu buriri. Ngomba nari nyuburimo kabisa. Washiraho kamera Naraye njugumira. Ndashaka ngo yaro tugiye gukora ikintu bita kurunguti z'abadiaspora. Byagenze bite rero? No kuvuga uyu mushenzi Yampano n'igitangaza. Akimara kuva mu Bubiligi murabyibuka. Yampano sinzi ibinyanga yakoze uramwa no mukobwa aramuhunga arigendera. Amuhamagaye amubuze. Uzi ikintu yakoze? Uzi ikintu yakoze we Pionika? ndimo ndagutegera. Yafashe umukobwa umwe mu bakobwa baje aje byinisha mu ndirimbo. Urumva? Aramufata amutwara kwa Bamporiki mu Busanza yishyura hoteli. Afata icyumba amukuramo imyenda yose. Urumva? Uwo mukobwa umubyinira. Yego. Arangije ahamagara umugore we kuri video call. Atereye ibyo ndimo ndagukorera. Ati warebye? Ahita murongorera ahita arongora wa mukobwa arayiva umugore wareba bro. Uyu mukobwa areba. Urukumva? Ndi kubyumva. Ariko urukundo rikazambaza urwo rukundo rikazambaza ikintu kimwe. Ni seriya abantu baba bakundana mugira urukundo rwa nyarwo. Ngo n'urwa nyarwo cyane. Ntabwo ari urukundo n'uburuzi. Mu nkandire hatima abantu baje nonaha. Ibi bintu biratangaje. Mu nkandire hatima mutapinge screen ndashaka miliyoni ya tapu. Arangije ahamagara umugabo. Ngaho. Ahamagara umugabo wo mu Bubiligi bro. Kazi mu nkandire hatima, mu nkandire hatima, mu nkandire zihatima muzikandeho.
ahamagaye umugabo mu Bubiligi ari kurongora wa mukobwa wari wamucumbikiye mu Bubiligi, umugabo ahita muri coding arabimpa. Nibwo naje yanamagaye uwo mugabo abimwereka. Yamuhamagaye ari kwicunde bakurura mukobwa byose ndabifite. Wedene mbena kora. Ndahamagara ndabaza nti erega niho nahinduye ibitekerezo byanjye ndavuga nti none niba uyu nguyu hadaciye iminsi 2 nyuma yuko atweretse amavideo kubera iki yongeye kubisubiramo, uyu muntu ararwaye, murabyibuka mvuga ngo uyu muntu ararwaye, yampana ararwaye, urabyibuka? Ibintu rero bikimara kuba babarira gufata umuntu ukunda ukajya kumuhamagara kuri video urukurongora uri mukobwa mu nkande, uragahamagarwa na Nyabingi, ndebera uruzingo rw'umwojoro ukagenda rukazengereza umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bro, see the beauty, ariko urukundo rubaho ngiye ntazagira unkunda, ndebera ariko hazagize umukobwa unkunda urukundo nk'urwafava kunda yampana akankunda bya vrai, urwo rukundo rubaho. Bamukoreze ko bavuka rimwe. Abakobwa bazima se ko bakunda kwikundira abantu ngo bigize aba bad boy. Urimo kumva? Uzabire uzabyitegereza uzasanga abakobwa iyi koshotera fore rero ubu turi kuvugana, iyi koshotera fore, iyi ngurube y'ishyamba ubu turi kuvugana ribu amakuru mfite yamukaciye, kuko uyu mwana w'umukobwa akimara gutoroka urugo yahise agenda ajya gutanga ikirego, amakuru ambwira ko yatanze ibimenyetso byose. Ufite harimo ibyaha 3 deje imbere y'amategeko Godfa. Harimo icyaha cya mbere ufite n'ugushaka kwica umuntu. Buriya aza kuba yapfuye bari kuvuga ngo kwica umuntu wabigambiriye, kuko gufata imodoka ugafonsa ku muntu deje ubwabyo ni nko kugambirira kumwica. Icyaha cya kabiri sequestration ngo mu Kinyarwanda ni iki, gufungirana umuntu atabifite udafite uburenganzira ku ngufu. Icya gatatu ni ukurema kashi wawe. Icya gatatu ni uguheza umuntu ku nkeke. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cyose ugiye kuvuga ari sensitive, ariko ngiye kuyavuga. Aya makuru ari very sensitive, ariko ngiye kuyavuga. Muzi impamvu uyu musore yakubise uyu mwana akamuca amazuru? Muri kuntega amatwi? Amukubita yamukubise amuca amazuru, hari amagambo yagerekagaho. Tari buvuge, reka nkoresha ijambo rimwe mu magambo adakabije imbere y'abantu 1500 ashobora kuhavugira, ariko reka nkoresha ijambo ryoroheje, ayandi ntabwo nayavugira aha. Yaravuze ngo ndakwangiriza isura ku buryo nta wundi mugabo uzongera kukubona ngo agukunde. Barwete. Hari amagambo ngiye gusimbuka kuko ntagomba kuyavugira aha. Aramubwira ati dore ko ari cyo mwiratana. Turi kumwe? Arangije aramufata aramuruma, aya n'amenyo ngo yashaka kumuruma deba. Dore ukuntu yagize umwana bro, munyihanganire ndebera ukuntu yagize umwana. Sekandi dore finally nothing it's enough. Ndebera umwana w'umukobwa dore, ndebera yewe, ndebera bro. Reba isura, uyu mwana afite inkovu, reba mani, dore amenyo bro mani, ndebera bro, visage en plus, ngo bizavemo muri visage mon frère. Dore umwana, ndebera agahinda umwana afite mu maso. No. Ndebera agahinda, no. Ndebera agahinda umwana afite mu maso bro. Ndebera agahinda umwana afite mu maso. Imana imufashe kabisa. Reba yaramubaze. Reba dore ibi wagira ni pass. No kugwa kuri moto. Wapi kuri moto niko yavuze. Hano yaramukubise kuri moto aragwa.
ariko se ntabwo areka avuye hano kuduha ubuhamya kije rero nakingiki na barashwanye mu modoka urimo kumva amusohora mu modoka umwana w'umukobwa amujugunya mu muhanda umwana ashaka mutungo atahe akimara kurira moto urimo kunyumva ya mpana asubira inyuma aragenda aramwurira agonga moto abaca hejuru ibi ntibibasha kugaragara hariho umwana yarashwanye yaramugonze bro hari amafoto nashobora gushyira bahita bambaninga urimo kumva aramugonga ashaka kumwica n'umumotari barakomereka babyita tentative de meurtre ni ukugambirira kwica umuntu ndebera uruzingo dore njye nakoze nahise dore urumogi dore nguru rarufashe nguru naravuze ibikimara kuba ndavuga nti ndakugenda histori y'urumogi igiyemo none ubu baranamupima mu maraso byo byanga bikunze tu wowe iki ya mpano nahise ntangira niba dore nguru ararufite njye nguru kandi within 3 days iyo wahashize iminsi 3 runyweye ruragaragara mu maraso dore nguru alala dore warubonye nguru ararufashe nguru ararufashe nguru njye video nafashe akanga gatoya ariko video yose irahari uyu muginga akanywa urumogi yarangiza dore umwana ukuntu yamugize bro regarde ici hari amafoto ndi gutinya kwerekana dore umwana yamugize inyama arangije urebe ukuntu aya mabyi amanipira arangije iyandikisha message ngo nundega ngo kugira ngo njye muri RIB dore ukuntu yanditse ngo kugira ngo njye muri RIB ngo ariyahura urumva ukuntu kimanipira dore ngiyi message rero message yahise amwandikira ngo kugira ngo nitabe RIB ngo ndapfa ngo ndiyahura ni ukuri kw'Imana ni ukuri bigusomere se bisome okay reka mbigusomere bro you go ugagenda icyo nakubwira cyo ari ukugira ngo njye kwitaba RIB nakwiyahura ugasigara wishimye ni ukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzajya kwitaba RIB nakwiyahura mbigusubiriremo ni ukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye uzi icyo message igaragaza Gadifa Yamana we yarazi neza ko mu mutwe yamaze ndabyita byo naba kwica umuntu mu mutwe ukoresheje urukundo aha exactly kuko urabona ko kumureka bimukangisha nicyo kintu yashatse kugaragaza ahangaha kumubwira ko yamureka arabimukangisha ni uko azi ko bebe amukunda bakoze cyane so erega mfite amawudiyo so ikintu tuvugane kimwe rero gitsina gore muri aha ariko se ba feministe bo mu Rwanda bagiye ndebera gufata umwana nk'uyu nguyu ariko se wa mwana wabuze umugabo wabuze umuntu urukundo kuri mwiza ese Godi ejo bundi twaciye kuri live pastor yatumiye uno mwana Pastor Kim ibi bintu byose akabimubwira Pastor Kim nagende ambwira ati muri iyi minsi iri kari akantu ko kuvuga ry'Imana yaramubwiye ngo muri iyi minsi iri imbere ngo Imana ngo ikurinze urupfu hari umuntu ushaka kukwica arabitubwira twese kurinze urupfu kandi n'ubundi wabikubwira se uriho ubundi umuntu yaza yapfuye akakubwira ngo zuka Imana irarukura ikintu kiriho erega uyu mwana yagonzwe tariki yaramubwiye ko agomba gutandukana na ya mpano yaramubwiye ati ngiye kukubwira ukuri ntago ndi bukubeshye atugiye ugomba gutandukana na ya mpano uriya nawe ntakajya kubana ati kuko mufitanye ibibazo ubundi nyirabayazana uyu mupasiteri ajya kuba erega bari baratandukanye uyu mupasiteri aragenda ngo agiye kubahuza ngo bongere iyo atabahuza se uyu mwana ari guhura n'ibi bibazo yabahuzaga bahuza iki uyu mwana yari yarahunze uriya mupasiteri aravuga ngo nimugaruke mwongere mubane ngo mbasengere ngo mwongere mubane none bari bamwishe yego komari guys umva twumvikane rero so hagati aho ngaho reka mfate uyu mwanya mbibutse ko abantu muri Kigali mfite abantu 1800 hano mbibutse ko tariki 29
uyu ku kwezi Jules Sentore intore cyane afite live concert azaririmbira live igitaramo cy'akataraboneka aho azaririmbira mu gasusuruka indirimbo gakondo dore ko muzikunda muri benshi nimutangire mugura amatike igitaramo kizabera muri hariya muri ni hehe hariya muri arena muri ranzu hariya imyidagaduro ibera ndabasabye mwese ntimuzabure iki gitaramo ndararikira buri wese kutabura mu gitaramo cya Sentore mugura amatike noneho hakaba umwihariko seka bamwe ameze aririmba neza kabisa umutima aririmba neza cyane talented urimo kumva akamabwira abantu bazaba bari kumwe nawe urukumva hazaba harimo Masamba Intore urukumva hazaba harimo Junior Rumaga hazaba harimo Peace Julius Umukono Gatore Chris Net Rugamba Emi Ishyaka ry'Intore ndatekereza ari korari urumva ko bizaba ari gitangaza abantu muri mu mahanga rero hazaba hari live streaming ugomba kujya kuri www.connect.com urukumva abroad so ngihi ukajya kuri website ubundi gitaramo ukagikurikira nk'umuntu wibereye i Kigali muvugire ngo Yesu nashimwe banyarwandakazi ibi bintu nakasa mutwe reka nsabe buri wese ariko saba bagiye mu gishanga n'abatumura so ya mpano rero n'umugore we iki kigoryi kose nk'aba ngaba bari kugira yego bari kungira mu gift barazifunze n'ubundi ko ntarizo umwe muri gutanga nibashake bazifunge aba ngana bantera iseseme mwanze gutanga gift none barazifunze cyangwa babonye baguhaye nyinshi ahubwo wakoze kuko hari izo wampaye uretse kari agatima wakoze ndagashimiye n'ubundi ukakuvanaho reka nkubwize ukuri ntabwo wakoze banyarwandakazi Nesa umudamu avuye hano reka kudusobanurira umudamu wa Yampano avuye hano kutubwira uko byamugendekeye ukuntu yashatse kumugonga yaramugonze ntiyapfa mutapinge screen abo se ko numvishe ari n'umukobwa uzi n'ubwenge ubasha no kuvuga ati ibintu ntago ngomba kubivuga kubera ko bikiri no mu iperereza kumva ko ari umukobwa ujijutse igihe cyose kabisa amapenzi ni fake bana umutipe ajya kukugonga n'imodoka ataramaze kujya kwerekana utundi tuntu twa fake ndi kukubwira biriya nibyo yatubwiye buriya ahubwo azafata n'igihe cyo kuvuga byinshi n'ibyo atashobora kuvuga imbere y'abantu uyu mutipe ashobora kuba kugonga umuntu n'imodoka ariko Godfa mu Rwanda ariko kagonga mushiki wanjye nahita nkwica ugapfa ariko se umugonzo ariko ubundi ariko ngo muragonga hariya ngo nta kwihanira kubaho naguhanyuka cira mu nzu rero ihanira ntibyemeye Godfather Benda mureke okay songa nguko sasa buri imbere ya RIB nawe ntago azavuga ko yashatse kumugonga azavuga ko ari nka accident yakoze bagiye mu kare ko se bita byawe none se ntari umumotari erega wibuke ko ari umumotari ugomba gutanga ubuhamya hari umumotari bro umumotari se ntari hariya zamuhama yabanje kurwana we zarwana mu manza bizajya mu manza bitangire ya indi minsi 30 mutapinge screen reka bafunga ikiwerewere yewe rero urukumva ngo difata ngira ikibazo cyo kutafatira kutarya indimi Benda uraho mureke ariko se Godfa uyu mutipe se wundi uherutse kwandika ibaruwa avuga ngo arashaka gutangira ngo ibintu ari mu mahoro ngo arashaka ngo kujya mu mahoro n'abantu ngo arasabira imbabazi ngo abantu yafungishije ngo kuri kesi ngo arashaka kubaho mu mahoro reka bigusobanurire rero ibi ngibi ni ukuvuga ngo ejo bundi rwabikoze RIB yakiriye ikirego ku wa mbere noneho kimenya ko bari kugihiga kimenye ko bari kugihiga gihita cyandika ibaruwa nibyo kugira ngo cyerekane ko kiri muri yari amaze kumenya amakuru ko agiye kujya amageragere
ko bamaze kumutangira ikirego aravuga ati se jihadi nimusanga amageragere ntazahita ndongora. ariko Godfa hari filime umuntu yifuza kuba yareba. Umuntu amanutse ari amageragere, ntuza Jihad akaba arimo indani, ntuza akamanuka agiye kumureba gore bagakubita rero hashira iminsi, ntuza nawe agahita amanuka Jihad agahita amubwira ngo come ngwino shayi welcome. Hari ibintu umuntu atagerageza kwimajina kabisa ukarebwa. ugomba kwiharurira inzira mbere yo kugenda. muri kumva so jihadi yampano nageramo hariya ubuzutu barahita babumena nta miyaga bahita bamurongora. urumva jihadi arababonye imboga yizanye. Ariko uyu mutipe unakurikiye ntuza ama interview yose agirana kuri ntuza kuri YouTube Mosheri ntiwanabimukekera kabisa. Iyo avuga mutipe wumva rwose w'umwana mwiza utuje, avuga ibintu wumva ararandaga ariko ukumva ari umutipe w'umwana mwiza. How can you just try to do something like that ukafata imodoka ukagonga umuntu uri kuri moto bro? Ibintu nibyo kweri je ntago arombe. Seka umunyarwanda akubwiye ngo jya utinya umuntu utavuga, umunyarwanda arakubeshya. Okay, so inkuru si ngewe rero kanze babwire impamvu nari ngaruye iyi nkuru nuko nashaka kugira ngo nyirubwite yivugire, sibyo? Nyirubwite kabisa. Ntabwo ngiye ntabona kuvuga ngo bavuze. Hanyuma reka gusa ntabwo ntabwo yapiri iraba approved we. Ari 5 minota 5 ni myinshi batagutanga amagifti naba nkiri hose bagwaye muri kuri charginga mbere yuko twinjira mu magifti. Benda uranyumva? Ntabwo RIB irashyiraho official announcement ivuga ngo RIB yataye. Oya amakora cyara makuru ya Godfather. Ereka ngiye namaze ko ngiye kumva mba ndi gukurikirira hafi. Urumva nahise mbimenya bakimara gukacira ikigoryi, nagomba kubibwira abanyarwanda bro. Ngiye se hari imiyaga. Nagomba kubibwira abanyarwanda ariko RIB se yabitangaza muri weekend. Hit bro. Biriya bintu ni ibintu birebire cyane. Kugambirira umuntu ufite kugonga umuntu nk'uko ntabwo wavuga ngo byari umujinya gutya gusa. Gufungirana umuntu ukamubuza kukurega ntago byemewe, usibye no kujya kumurega no kugufungirana gusa. Sequestration hano ntusohoka mu mabuso barakubika. None rero ugiye ugashyiramo n'akantu k'urumogi bro bakamusanze. Ejo nabibwiye abantu ariko urugabo rugira complexe, muzabwire Irene yakira akaboko ke. Mbega umugabo nawe ufite umutwaro yikoreye azakomeza guhisha kano ajya reka tukarebe. Aha ikihamba ese umuntu aragenda agafata amaboko yakayahisha, ubwo se ugira complexe uzaza nako kaboko kawe abantu bakarebe tafaka umuntu kumva ushobora abantu kujya akaboko kose ugahisha tafaka. nawe uracunga. Aha kuburyo ujya kwifuza n'umugore wawe ukagira complexe y'akaboko kawe uzakazane. Ngeze ko ndi ikiremba ko niyakiriye amafoto bari ku ruhande bacunze ibirenge bya Kiramani bamuzanye n'akaboko. Kiramani ntabwo ajyambara aze wamugana rwaye cyuriye. Uracunga inkweto n'ucunze n'akaboko kweri ngo hano approve yasigaye iminota 2 ziravamo. Ko ndi gutanga TikTok ni baso bikanga gatangwemo bugwate cyangwa uhabwe ya mpano n'abakuruma amazuru. Najya kabisa. Ni cyitwa kurumbana kigezweho. Wabona iki kigwagira ngo niyo style kabisa, wagira ngo niho ibintu bishyashya bigenda bigana kabisa. Ibintu by'abagabo zo mu cyemu menyo.
ni ikibazo cy'inyama cyahenze, ni ikibazo cyo guta ubuntu. byarakomeye. Uzi ikintu bita cyo kurya inyama z'abantu bakita kanibalisme. Iyo uri umuntu kanibale, ni ntabwo umuntu urya ahangaba inyama uyanga. z'abantu. Njyewe ya mpano amagambo yarengeje mu kumuruma amazuru nicyo kiteye ubwoba. Bro, bose se ko mbona bakubita ku mavisaje ahubwo umwe ni ugutwi undi ni izuru ko ntawe ufata itako cyangwa ko ufata ibondo. Bari ahantu hose hagaragara mwa. Gift bazi Zora ariko wumvise impamvu Godfather isobanuye wapi? Arabura Ni inkotanyi. visage ngo kugira ngo hatazagira undi abamaze umenya. kuricaginga muriteguye guhita mukandaho. None se reka nigarukire kuri ntuza kuri Benda. Benda uraho? Bravo. Ngo bimeze bite? Naye makuru mashasha. Yabwo n'ibyo bintu birananunguye wagira ngo maze iminsi nakoresha imbuga pe. Oya se. Kuri biranunguye. Amakuru mfite nayo ngayo niyo numvishije nona. Ndumiye koko. Sama Benda kuri ya mpano. Rero iki ngiki gishingiye kuri ntuza. Iki kiganiro gishingiye mugende murebe ibi by'umugore yampana amaze kuvuga nibwo muri buze kuvanamo ibyo nshatse kubabwira, ariko ndatekereza ko uyu mwana aza guhabwa ubutabera. Definitely. Ntago byagenda uko ngo. Ntago bishobora ça peut pas passer inaperçu. Ni ngombwa ko ibi Birakomeye. ibintu bikomeye. No kubibwira umuntu ari ibintu utatekerereza umuntu umubwira story yajya bari gushinyiriza. Bro, uriya nibi ngibi twavuze ngo ibyaha bitatu buriya abavoka bo bazavanamo n'ibindi. Hazavamo n'ibindi ibyaha bizamuka kuzamuka hejuru kabisa. Uko harimo no gukora buriya imodoka nayo iba yabaye nk'intwaro. Ni ugukoresha intwaro nabyo birimo. Simbona gift zaje se. Zaje nibaguhe turebe impa ndebe. Byakunze ngaho nimutangire mukande nimutangire uyu ninde. Gogo. Nibabwira gift kabisa. Reka tujye mu gusabiriza. Karame. Amakuru. Cyane sawa mane. Uranyibuka? Kandi Yakwibuka gute se mukande harakwibuka. Tipe twarahuye mu Rwanda ntago byibuka. Manzi umukande ngo nose yakwibuka tutamukanze umukande harahita kwibuka. Mwiyibutse. Ariko Domingo mfura ya mama byagenze gute ko wankundaga kera waje guhinduka ute? Ko wahindutse. Domingo ko wahindutse. Mr. Kagukanze dore Mr. Kagukanze unyabarasanye ariko se muri iyi tuntu twiza ariko ntabwo turi guhindura imibare. Ntabwo duhindura imibare. Ibyo ufite ako wambaye kandi wagese ranga. Yesu Kristo gitare cy'amahanga ibyo ninde ubikoze ubu ni Kibe akoze iki? Ningewe Able, thank you so much. Uyu nguyu ngo niba ari uyu ashana kuzabye ko ufite ifoto ya Sentore ariko uvuga wowe ufite ifoto ya Sentore witwa nde? Fungura mic yawe. Nitwa Papa. Inde? Papa. Yitwa Move. Witwa uri gasikise? I'm a content creator. I'm a content creator. Udebe ukuntu ari ikigwari kandi udebe batinya ko abantu bose bibereye aba content creator. wari guhita umbwira kuri umufana bigahita birangira. Nkeneye umukobwa ufite igitekerezo azamuke. Nire muntu ufite igitekerezo. Nessa. Njuga. Bitewe n'ibyo ubonye abakobwa bagiriye nama. Ngaho ndakubona. Se. Ibyambare bikuruma abagabo bire. Yabanza bamenyane n'abantu. Ariko giye manya neza ko bira bintu bidakorerwa n'umuntu. Sinumvise se ngo bamenyane kuri social media. Niwe yamenyane n'uwo mukobwa.
sinumvisha ariko Pazo yavuze ayewe yavuze ngo iki yavuze ko muri iriya minsi yavuze ko uriya mukobwa bamenyaniye kuri social media Pazo akagira inama y'amano yo kujya guhura n'uriya mukobwa kuko yabonaga ntari birye barahura umunsi